Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira kuba mukomeje kudukurikira. Uyu ni umunsi dutangira icyunamo cy'iminsi 100 yahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aho twibuka ku nshuro ya 30 amabi yakozwe mu Rwanda, Abatutsi bakicwa bazira uko baremwe, bazira uko basa, bazira uko bavutse, ibyo batigeze bagena, bazize politike mbi y'ubutegetsi bwariho muri Repubulika ya mbere ndetse na Repubulika ya kabiri, politike yimikaga amacakubiri, politike yimikaga ivangura. Uyu munsi rero mu gutangiza icyumweru cyangwa gutangira iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rwibutso rwa Gisozi yacanye urumuri rusobanura icyizere abanyarwanda bibonamo, icyizere cyageze mu Rwanda nyuma y'uko ingabo za RPA zihagaritse Jenoside yakorerwaga Abatutsi, maze abanyarwanda bakongera kubana. Iyo kwibuka isabukatsiko rero irakangurira buri muntu wese kwibuka kandi akagira ubumwe aho ari kumwe na bagenzi be kandi akaniyubaka. Uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi batandukanye, abanyamahanga, abatuye mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu gihe cyo gutangiza uyu muhango wo kwibuka ku rwibutso rwa Gisozi, abayobozi batandukanye ndetse n'abanyamahanga bitabiriye uyu muhango bashyize indabo ku rwibutso baha icyubahiro Abatutsi bazize Jenoside yabakorewe baruhukiye mu rwibutso rwa Gisozi. Twabararikiye rero kugira ngo mukurikirane ko uyu muhango wagenze wo gushyira indabo ku rwibutso ndetse no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Twabishyize mu mafoto, tubararikiye kumeza